nose nigeze nkubwira yuko umusaza ukanyweyeho agira ububyutse cyane agira ngo umbwitandukana riri hagati y'umwimerere n'andi ma drink nicyo kintu ushaka kumenya cyonyine. Ubajije neza cyane, ni ukuvuga ngo twagiye nge navutse hariho za Coca-Cola, za Fanta Mirinda, za Fanta Orange n'izindi. Ariya ni amaproduwi bazana nk'uko ujya ubona ntuza bakita ngo iki kariya kantu bajya bavanga mu mazi kagafungura mu mazi Super Deep, akantu kangana gutya ugafunguza akajerekani abantu bakanywa. Rero aho ikibazo cyawe nkigereho aho itandukanye n'ibindi ni ukuvuga ngo lemon yo ikozwe n'ibihingwa cyangwa na produit z'umwimerere. Iyo mvuze ginger uhita wumva icyo ari cyo, iyo mvuze lemon uhita wumva icyo ari cyo, iyo mvuze ubuki izi nzuki ukuntu zitara, burya uruyuki rufite umutiba hano rujya gutara icyangugu. Mbwira rero ikintu cyakora icyangugu kigahuzwa n'icyaturutse Byumba, kikahuza n'icyaturutse Kibungo, kikaza niyo mpamvu ubuki bufite akamaro cyane. None urebye icyayi zose ubona ko abazungu rero bakinywa cyane. Twe burya amakarita ya mbere ntabwo tuyabona ngo akorwamo imiti. Rero ngiyewe nkoresha BP2 ihuza izo kategori zose. Rero aho bitandukaniye icyambere nuko ari umwimerere, nuko ngo ni ibyatsi twihingira hano musanya nkabikamura nkagira gute bikavamo ikinyobwa. Noneho ikindi nuko uko ugenda ukanywaho ko kagenda kagira ibyo kagukemura mu mubiri. Ikindi rero iyo ukanyweye neza urizihirwa ukumva uranezerewe, dako kameninda mbese nuko ngo jinja iragenda ikagenda kugeho mu kiganiro cyahirutse ko igenda igacagagura ibiryo wariye. Abantu bambwiye yuko hari amabanga menshi ubahisha bo bagenda bivumburira bakanyweye. Ntabwo byose nashobora kubivuga, nose nigeze nkubwira yuko umusaza ukanyweyeho agira ububyutse. Bazajya baca mu gikari, umunsi umwe uzabahe nimero yanjye bace mu gikari. Hari ibyo burya ibiganiro burya bica kunuza ku mashusho media birebwa n'abana n'abakuru. Rero hari ibiganiro burya dukwiye kuvuga bitasaba ko abana babimenya. Rero bazaca mu gikari nzababwira byinshi, cyangwa se bo bazaga konsome bazibonere inuza igisubizo cy'ibyo. Ikindi kibazo mfite buri gihe ndetse mbona wambaye ingofero ufite uruhara, ufite iki ku mutwe watubwiye abantu benshi bibaza niba hari ikintu ufite. Ufite umusatsi ariko noneho hari ibintu bishobora guturuka ku buryo wabayeho. Ni ukuvuga ngo ngewe nakuze, ni ukuvuga ngo Museveni afata muri 1986 niho narushijeho kumumenya. Ubwo narigeze mu wa gatanu wa primaire, afata 86. Noneho dutangira kubona property of the government of Uganda. Noneho biza kumpa guhora nshaka kumenya umuntu wamfashije mu gihe nigaga. Niho natangiye kumenya amateka ya Museveni, sanga yambara ingofero. Museveni yambara ingofero, yagiye yambara ingofero. Ahubwo igisigaye ngewe ndambara nkatebeza nkafunga gikaru, ariko Museveni ngisigaye mbona asa n'uwambaye agakanzu. Sinzi niba nzabigeraho, ariko nanjye nzigo kwambara agakanzu, agashati karenze ku ipantaro. Bivuze ngo Museveni niwe role model wawe? Ni ukuri kuko nakuze ari we mbona, namenye ubwenge ari we mbona, niwe muntu mu bamfashije urimo wamfashije, kuko twigira ku bitabo bya Uganda by'ubuntu. Nakunda kuba umuhanga noneho no gutanga ibihembo by'abantu babonye amanota meza, habagamo harimo na property of government of Uganda. Twaganiye ku bintu byinshi cyane. Hari akandi kabazo k'amatsiko nari mfite, hari abantu bajya bambaza ngo mu comment njya mbona none ngo ese ngo uwo mugabo yaba yarizagana. Nabyo birasaba gutegurwa umunsi wabyo. Burya hari abantu njya mbona bategura ibiganiro bakabanza bakajya nk'ahari bakabivugaho ati ndakubaza gutya. Aho ni utandukanye nabo, we ubaza direct. Gusa ngewe amashuri abanza n'ayisumbuye
senior nayigiye i Bugande, na high school nyigira mu Rwanda na university. Ibyo si bihagije? Birahagije kabisa. Rero ubwo tuzahore mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze cyane kandi mukomeze mugira akazi keza. Uwigorora bashiri mu, uwigorora bashiri